ubwo mwari muri 2017 hirya no hino muhura n'abanyarwanda mu gikorwa cyo kwiyamamaza, hari aho mwageze musuhuza abitwa Bareyo. Amakuru y'Abareyo muri iyi minsi mwaba mwarayumvise, Your Excellency? Iby'imipira yo mu Rwanda ntabwo nabiherukaga, ariko numvise habayemo ibintu by'amakimbirane cyangwa nizere ko byarakemuye. Ndibuka mbivugana na Minisitiri wa Siporo Madamu Musa, ambwira ko ariko numvaga inzira yabishyizemo isa nkaho igenda ibikemura, ariko ntabwo mperuka amakuru ya vuba aha ngaha. Naramwizeye, nizeye ko n'inzira imeze neza, ndizera ko byaba byarabonye igisubizo. Ntabwo tugiye kubabwira ngo nimuborohereze, ntabwo twavuga ngo mugiye kubavuga ngo nicira aha nikubite, ariko nanone murabafasha iki mu gihe bumva uburenganzira bwabo ahari busa n'ububangamiwe? Icyo tubafasha cyangwa twabafasha cyubakira kuri COVID-19 uko imeze, kuko niyo yabambuye uwo mwidagaduro cyangwa kumererwa neza bari bafite. Ntabwo ari u Rwanda rwabibambuye. Nicyo kintu bagomba kubanza kumva. Ntabwo ari umuntu runaka wavuze ati abajene turabarambiwe n'umwidagaduro wabo, reka tubagabanyirize cyangwa reka tugire dutyoya. Barabizi nyine, icya mbere ni ugusobanukirwa. Ibi byose byagiyeho byo gushyiraho isaha itarengwa ku mugoroba, abantu kugenda bajya aho bashaka, cyangwa se kujya muri resitora bakakubwira ngo ugomba kwicara hariya, undi akicara hariya, undi akayate, mwajyanye muri batatu mukagomba kwicara nk'aho mutajyanye. Ntabwo ari resitora yabikora kuko ubwayo irashaka n'amafaranga, ariko ugomba kubikora kubera ko kugira ngo bagire ubuzima nabo bashobore gukora ibyo ngibyo, bakeneye nawe kugira ubuzima kugira ngo ushobore kuza aho ngaho. Ariko kubera uko virusi yateye n'ukuntu idutegeka kwifata, nicyo gitera ibyo ngibyo. Hanyuma nk'abo uvuga bajya rimwe na rimwe bakarara muri stade. Ntabwo barara muri stade kubera ko hari ushaka kugira ngo bababare cyangwa baryoze ko bahoze bidagadura, ahubwo ni icyibutso uyu muntu ngo ariko nubwo wirengagije aya masaha yashyizweho cyangwa ibi bigomba gukorwa cyangwa iki, kugira ngo buriya iyo utabikurikije n'undi ntabikurikize, icyo mukora mwebwe ubwanyu murishyira mu bibazo by'uko muzafatwa na COVID, cyangwa se mugatuma abandi ibafata. Kandi iyo uvuze iyi COVID-19 ntabwo dukwiye kuyivuga gusa nk'aho ari ikintu cyiza kigahita. Ubundi reka tuvuge nka hano tumenyereye ko abantu barwara ibicurane bakaremba bakajya mu buriri, ariko ejo akabyuka wenda akagenda agasubira ku kazi. N'iyi ngiyi nubwo hari aho bigenda gusa, ariko irica. Tumaze kubona ko yica abantu, irahitana abantu cyangwa irabamugaza. Kuvuga rero ngo tubireke bibe bityo, buri wese yikorere nk'aho nta gihari, urica abantu. Niyo mpamvu n'ubwo yanjye nayivanyeho kugira ngo mbone uko mvuga, numvikane namwe kuba mwambaye izo masike. Ntabwo ari ukuvuga ngo niko mwabishakaga, kugira ngo nubwo muzambara buri munsi muhora mwibaza ngo ariko izi tuzazikira ryari tuzivaneho, ariko murazambara kubera ko hari ibyo mugomba gukurikiza. Biriya rero byo guhana n'iki, ni nko kwibutsa umuntu ngo ntabwo ari, ntukwiye kwirengagiza ibi, biraruhanyije, ntubishaka, buri wese ntabishaka,
ariko ni ibyazanye n'icyorezo turwana nacyo, kandi uburyo bwo kukirwanya ni ugukora dutya. Wibyirengagiza, kuko nubyirengagiza ushobora gutakaza ubuzima cyangwa ugatuma undi muntu atakaza ubuzima. Nicyo bigamije gusa. Naho ubundi urubyiruko utakwifuza ko bidagadura ninde se n'ubundi na mbere hose, ahubwo ko kuba bidagaduraga ari uko hashyizweho uburyo bidagadura nyine. Buri munsi twakoraga ishoramari mu bintu byatuma kwidagadura byoroha cyangwa bigera hose no mu byaro na hehe, ariko ubu icyorezo cyaraje kirabihagarika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dusoza, umwana uzaba ahamagara sogokuru yaravutse. Urakoze kubinyibutsa, biraryoshye cyane. Ababa kuri Twitter nibo bashobora kuba barabimenye cyane kuruta abakurikiye radiyo Rwanda muri uyu mwanya. Kuba uyu munsi muri sogokuru w'umwana, sekuru w'umwana, bimeze bite kuri mwe? Ni bishya ariko ni byiza cyane. Narimenyereye kuba gusa se w'abana, iyo wabaye noneho na sekuru w'abana uba wazamutse mu ntera, ni nka promotion. N'indi grade yo hejuru ishimishije. Ubu nimara nindangiza iyi mirimo mwanshinze, muhora munshinga, mpora niteguye kuzatangira indi mirimo yo kureberera abuzukuru. Murakoze cyane Your Excellence, ariko buriya hari abavuga bati se ni umuhungu ni umukobwa uwo mwuzukuru? Ni umukobwa. Umukobwa. Murakoze cyane. Umukobwa muzima, yego, arakura vuba. Iyo amasaha ya kafi ataragera hari ubwo niruka nkajya kumusura. Bigomba kuba ari na byiza gushyirwa igikoma na Perezida wa Repubulika. Mugenda nka Perezida wa Repubulika, mugenda nka iyo nagiyeyo? Yego. Ngenda nka Kagame rwose. Ibindi birankurikira gusa, hari ibinkurikira ntanabishakaga. Ubwo mwari muri 2017 hirya no hino muhura n'abanyarwanda mu gikorwa cyo kwiyamamaza, hari aho mwageze musuhuza abitwa Bareyo. Amakuru y'Abareyo muri iyi minsi mwaba mwarayumvise Your Excellence? Iby'imipira yo mu Rwanda ntabwo nabiherukaga, ariko numvise habayemo ibintu by'amakimbirane cyangwa nizere ko byarakemuye. Ndibuka mbivugana na Minisitiri wa Siporo, Madamu Musa, ambwira ko ariko numvaga inzira yabishyizemo isa nkaho igenda ibikemura, ariko ntabwo mperuka amakuru ya vuba aha ngaha. Naramwizeye, nizeye ko n'inzira imeze neza, ndizera ko byaba byarabonye igisubizo. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimiye. Murakoze nshuti, twari kumwe muri iki kiganiro.